rwuzuye kandi rutatse amahoro nkurindi cyaguhogoza mparanira iteka icyagushimisha. Ntabwo umwimerere 100% ari yanjye, ni indirimbo ari ya umubyeyi wambyaye, yari ya mama, ariko hari uburyo nawe yari bayiririmbaga gusa njye nabaye nkaho nivugururaho. Umuririmbyi ushobora kuririmba n'iby'abandi, bashobora kwigisha amanota, ukaba waririmba bakagura ibyo uririmba ukagira ijwi ryiza, ariko ubuhanzi bivuga guhanga. Njye ndi umuhanzi sincuruza, njye nshaka ko nahanga nawe ugacuruza, ariko wicuruza ngo uzamuke wenyine hanyuma njye nsigarira aho ngaho, nicyo nashaka kuvuga. Ubuhanzi mu by'ukuri bwagize akamaro mu bijyanye no kongera kurema, kongera gusana imitima, kongera kuremera abantu icyizere. Twizeye ko mumeze neza cyane mwebwe mubana natwe mudukurikirana umunsi ku wundi. Nitwa Kwizagira Patrick, mutubona kuri Next TV Rwanda, ni channel yacu iri kuri YouTube, aho ujya ugakora subscribe ugakora na share kugira ngo ukomeze kubana natwe umunsi ku munsi, ukurikirane ibiganiro byacu 5 kuri 5 nta kimwe kigucitse. Nkuko murimo kubibona kuri kamera zanyu, turi kumwe n'umugabo tugiye kuba tuganira byinshi cyane. Niba ufite amatsiko cyangwa ukabona mukunda, uraza gusobanukirwa byinshi kuri we. Tugiye gutangira tuguha ikaze. Yitwa Munyashoza Dieudonné, mwamenye mu ndirimbo nyinshi zirimo nka Mibirizi n'izindi zigiye zitandukanye. Niwe tugiye kuba tubana. Tuguha ikaze kuri Next TV Rwanda. Murakoze cyane. Namahoro. Mahoro turashima Imana. Yego. Twishimiye kukwakira. Yego, nanjye nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Yego, amazina nayavuze ariko sinzi niba hari ikindi uri bwongereho. Niba wenda uri buze kuririmbaho gatoya kugira ngo n'umuntu wumva ryazina ariko none wahita yumva nyine ko ari byo. Izira umwari nikundiye, ni wowe nahisemo, ngwino ngukunda urukundo nyarukundo, rwuzuye kandi rutatse amahoro nkurindi cyaguhogoza mparanira iteka icyagushimisha. Nakoze nkuko bivuze, ni twa Munyashoza Dieudonné. Munyashoza Dieudonné yavukiye he, akurira he? Navukiye muri murenge wa Nyakarenzo, akarere ka Rusizi, ni Burengerazuba, muri 75. Yego. Niho navutse. Nkaba nubatse, mfite abana 4, nkaba ntuye Kimironko. Yego. Twishimiye kukwakira, tuguhaye n'ikaze. Ni iby'agaciro cyane kugira umuntu w'umugabo nkawe w'inararibonye. Turaza kuganira byinshi. Munyashoza Dieudonné atubwiye yavukiye. Ubundi Munyashoza Dieudonné ni muntu ki? Ngira ngo nabivuze, ndi umugabo wubatse. Amateka yawe. Amateka yawe. Amateka yanjye nize amashuri abanza nayigiye nyine Mibirizi, muri paruwasi ya Mibirizi. Ayisumbuye nayize muri Sefati n'Ikibogora, ariko ni imyaka ine nize ibijyanye n'imyuga, n'ubwubatsi, nibyo nize. Hanyuma yaho naje gukora igihe gito, hanyuma nza kujya ku rugamba rwo kubohora Igihugu. Hanyuma nyine Igihugu tukimaze kukibohora, nahise nkomeza ariko nongeraho n'umwuga w'ubuhanzi. Kugeza n'ubu buhanzi nibwo ngikora. Ariko ubundi ndi umwe mu basezerewe mu ngabo. Nkaba naremerewe kujya mu buzima busanzwe bitewe n'igihe kuko cyari kigeze. Reka twinjirire mu buhanzi unakora, ari nabwo abantu benshi bakumenyemo. Abenshi bakumenyeye mu ndirimbo z'icyunamo, niko mbitekereza. Sinshidikanye ko hari na benshi bazi ko arizo ukora gusa. Ntabwo arizo nkora gusa, gusa nuko arizo zabaye nyinshi. Ariko nkora n'iz'urukundo, nkora n'izindi ndirimbo z'ubuzima bundi busanzwe. Ndetse navuga ko nagiye ndangwa no kuba nagiye nsinda n'amarushanwa menshi mu ndirimbo kuva kera. Cyane cyane ko
muri imyaka 27 ishize hari gahunda z'igihugu zagiye zibaho nka ubumwe n'ubwiyunge, gacaca, gushishikariza abari mu mashyamba gutaha, ndetse n'indirimbo y'igihugu indirimbo ubahiriza igihugu nayigizemo n'uruhare nuko nabaye muri 5 ba mbere. Kandi n'umwanya njya nishimira cyane kuko urebye abahanga bari bahari bize muzike, abazungu, abapadiri, abantu benshi bari bakomeye bakoze barenze 1000, kandi nabasha kugira umwanya wa 4 nkaza muri 5, ubundi hatoranijwe 5 ba mbere, nkaba naraje mu mwanya wa 4, ubundi ndabishimira cyane. Ndetse cyane ko n'indirimbo imaze gusohoka nahawe kuzenguruka nyigisha mu mashuri. Nabyo ndabyishimira. Yego. Ni amateka maremare wagize unasangije ku bantu ho gatoya. Turacyari mu gihe cyo kwibuka no bw'icyumweru cyo kwibuka cyarangiye, ariko turacyari mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. By'umwihariko unagira uruhare mu gutambutsa ubutumwa bwawe binyuze mu ndirimbo. Uruhare rw'umuhanzi muri ibi bihe ni uruhe, rwakabaye uruhe? Uruhare rw'umuhanzi ngira ngo rwaranagaragaye. Ni buriya abahanzi ko bafite uburyo bacishamo ubutumwa bukaba bwagira ku bantu benshi ndetse n'igihe kinini. Yavuga ko ushobora gukora nk'indirimbo ikaba yamara imyaka n'imyaka abantu bakiyumva. Ni ukuvuga ngo rero iyo ubutumwa bwari burimo ari bwiza bugira abantu akamaro, bugira akamaro, aba ari na bubi nabwo bwashuka abantu bwabaganisha habi. Niyo mpamvu rero burya ubuhanzi bufite akamaro kanini cyane cyane no muri bihe muri nyuma ya jenoside hari harimo ubuzima bugoye, hari hariho ihungabana ryinshi, hari harimo imitima yahabye, hari harimo abahunze. Cyari ibibazo bikomeye cyane byo kugira ngo wongere u Rwanda twongere turureme, rwongere abantu dusana imitima y'abantu, twongere abantu bibuke jenoside ariko biyubaka. Ubuhanzi rero byari ngombwa kugira ngo ubuhanzi bugire uruhare runini cyane ko ubuhanzi burya bufite uburyo bwo busakaza ibintu kandi bikagera kure kandi abantu bakabyumva ku buryo bworoshye. Navuga ko muri iki gihe ubuhanzi mu by'ukuri bwagize akamaro mu bijyanye no kongera kurema, kongera gusana imitima, kongera kuremera abantu icyizere, kongera kubaha kushishikariza ko nubwo hari uwasigaye wenyine yaragize ibibazo bikomeye kaburabe, ariko ko atagomba guheranwa n'akababaro, agomba guharanira kugira ngo yongere yiyubake, aberabe aho batari. Ibyo rero navuga ko ubuhanzi bwagize akamaro, kandi na n'ubu ni nacyo ginasabwa kugira ngo ubuhanzi bukomeze bufashe. Ngira ngo uko ubuhanzi bwagize uruhare mu gushishikariza abantu gukora jenoside, ngira ngo ubuhanzi bw'iki gihe nabwo bwagombaga kugira uruhare mu kongera gufasha abantu kurwanya jenoside ndetse n'ingengabitekerezo yayo. Yego. Wenda mbere yuko twinjira ku buhanzi ho gatoya, abantu bazi indirimbo zawe ariko nibazi ngo watangiye umuziki ryari, bwa mbere uririmba indirimbo ryari, wiyumvishemo ko ufite iyo mpano ryari. Ibyo ngibyo tutarabyinjiraho, ndaza kuvuga ngo utubwiye uruhare rw'umuhanzi muri ibi bihe cyangwa se no mu buzima busanzwe, meka ko bijyana umuhanzi ubutumwa yagatanze muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Munyashoza Diodone yatangiye umuziki ryari, yumvishemo ko afite iyo mpano ryari? Hari abantu bumva uririmba ariko batazi ngo bimazemo igihe kingana iki. Navuga ko mbere naririmbaga ariko ntashobora kuba nahanga izanjye, ahubwo kubona urwenda nari nkiri mutoya cyane, narabikundaga gusa. Ariko natangiye indirimbo ya mbere nayikoze 93. Yego. Iyo ndirimbo rero ni ukuvuga ngo ubumva 93 niho numvaga mu by'ukuri koko nanjye nashobora kuba nahanga, numva hari ibindi mu numva navuga. Gusa icyo gihe jenoside yari itaraba, umuntu yiririmba indirimbo za morali zisanzwe. Hari n'indirimbo twakoraga yenda nko mu
gisirikari ariko dukora turi benshi duhuziriza hamwe ariko navuga ko rero natangiye kuririmba ariko mu ndirimbo ya mbere ubundi yagaragaye cyane kanamenyekanisha n'indirimbo ya Mibirizi yasohotse 95 rero ni nayo yamenyekanisha cyane tuma navuga ko ari nayo yampaye n'umuhati wo kuba nakomeza guhanga n'izindi ndirimbo. Mibirizi sinzi niba waturirimbiraho gatoya ko wa mugani wawe ko isa nkaho ari nka rogo yawe ari abantu benshi bakumenyeho cyane sinzi niba waturirimbiraho akantu. Iteka mpora nibaza icyo mwazize kandi nkanibaza icyo nabariya bungutse yewewe kikanyobera genda Mibirizi ukuntu wari nziza warutuwe na beza warutatswe n'ibyiza no wasigaranye imfubyi n'amatongo. Niyo ngiyo yego niyo ngiyo Mibirizi abantu bayumvishe bakunda no kuyumva muri ibi bihe byo kwibuka. Oya ni indirimbo ya kangahe yawe Mibirizi uyikora? Ubwo ntabwo ko ari indirimbo ya kabiri gusa nuko yahise ikurikirwa n'izindi nahise nkora izindi z'urukundo ebyiri yitwa umunsi wandutiye iyindi nitwa umwari iyo rero naririmbye mbere akigeze iranakundwa cyane ku maradiyo zarahise cyane ariko nyuma noneho nza gukomeza noneho Nyanza Mugote twara abakunda nza gukomeza indirimbo zo kwibuka. Ndaza kukubaza ngo ibanga ukoresha nirihe ryo gukora indirimbo nk'umunsi wandutiye iyindi kuva icyo gihe n'ubwo umuntu akaba akiyumva kumva aracyarimo mwimerere? Nageza ko igihanga niyo wakitondeye ukareba message ikindi ukakitondera no kugicuranga cyangwa se niba ucuranga cyangwa niba utazi gucuranga abandi baragucurangira ariko mukabanza mukagicuranga mwitonze bitari byo guprograma ku ma computer. Iyo indirimbo iyo yikoze ukayitondera ikindi irimo ubutumwa ifite n'injyana y'umwimerere kandi mu by'ukuri injyana iryoheye amatwi. Burya injyana hari injyana burya ziba ziryoheye n'amatwi igizwe n'ubutumwa. Ikindi noneho igacurangwa ku buryo bwa live. Niba ari umuntu wafashe gitari agacuranga, niba ari umuntu wafashe synthesizer agacuranga, akenshi biba bikunda kuzana wa mwimerere. Ntabwo akenshi iyo ndirimbo imara igihe byanze bikunze kuko iba mu bantu kubera ubutumwa ndetse n'injyana. Kuko wenda binatandukanye n'iki gihe hari uburyo ushobora guprograma indirimbo muri nubwo ikoranabuhanga ryabe ryiza rikadufasha yenda nk'abadafite ubushobozi cyangwa ariko nabwo rifite yagiye ryica ku buryo gukorana umwete ridufasha rituma abantu banebwa ntabe agakora indirimbo ku buryo bwihuse gahita yirangiza igasoza. Ariko iyo bidakoreshejwe iyo udakoresheje gutyo ugira igihe cyo gutekereza ugatekereza icyo ugiye gukora ugatekereza ubutumwa bugomba kuba muri icyo kintu nabwo bukaba ubutumwa bwihariye ku buryo utagira andi magambo y'abandi yenda wigana cyangwa iki none warangiza ukayishakira injyana yanjyana no mukayicuranga neza. Akenshi iyo ndirimbo imara igihe. Ubwo ndaza kubaza ngo wamwimerere wa kera kuva muri 1993 umuziki warawukoze n'ubu ngubu uracyawukora? Iryo tandukaniro ryo kuva icyo gihe cya kera cyo gufata gitari ugacuranga indirimbo yawe live n'ubu ngubu bivuze ko program indirimbo ku mashini bikihuta bitandukanye gute? Buriya hari umuziki umuntu acuranga imbona nkubone ukagira igihe cyo gutekereza kugira icyo gufata gitari cyangwa synth waba wicurangira cyangwa ufite abandi bagucurangira noneho mwese mugafatanya gushakira injyana ya ndirimbo mushaka gukora. Iyo rero mubikoze kubera umwanya mwafashe wo kubicuranga akenshi biba byiza binazanamo na stereo rero ni ukuvuga ngo wumva indirimbo na bya byuma bicuranze byose ukabyumva. Ushobora ngo niba nshaka gitari solo yari irimo ugahita uyumva, bass yarimo ukayumva,
n'amajwi yararimo niba ari amajwi 5 buri jwi ukaryumva ukwawe ariko iyo biprogrammye byibumbira hamwe ntabwo ushobora kuba wabivangura ngo bitandukanye akenshi icyo rero nacyo burya ikintu kizana stereo nacyo burya ni cyiza noneho ikindi no kuba wayishaka injyana y'umwimerere wawe udafite indi byiganye kuko burya buri muntu wese niyo mpamvu niyo tujya tuvuga ngo abahanzi ubundi kwitwa umuhanzi ni ukugira ibyawe wahanze bisobanura guhanga nyine kuba ari ikintu wowe ubwawe wavumbuye ntagara kwigana iyo ushobora kuba umuririmbyi ushobora kuba umucuranzi ushobora kuba umubyinnyi ariko iyo uvuze ngo ndi umuhanzi byo biratandukanye ubwo bivuze ko umuhanzi n'umuririmbyi bitandukanye umuririmbyi ushobora kuririmba n'iby'abandi bashobora kwigisha amanota ukaba waririmba bakagura ibyo uririmba ukagira ijwi ryiza ariko ubuhanzi bivuga guhanga kuvumbura ikintu cyawe wazanye kidasanzwe ubundi nicyo bisobanura iyo rero utari nta kintu cyawe wazanye ushaka umuririmbyi ukivumburira ijwi kavuga ati njyewe ndi umuririmbyi mfite ikintu cyanjye nahanze kidasanzwe ubwo se abantu ntibaba babyitiranya umuntu haba hari habitwa abahanzi nyine barabyitiranya ushobora kuza yenda ujya uririmba indirimbo z'abandi bibaho nabyo bari abantu bakompanya icyo gihe ukaba bavuga ko uri umuhanzi kireka iyo ufite ikintu cyawe wowe wahanze iki ni njyewe wakizanye ni njyewe wagitekereje ni njyewe wagihanze n'icyanjye ni umwimerere wanjye uwo ni wo muhanzi naho ubundi ushobora kuba n'ucuranga nawe ushobora guhimba ibintu ucuranga ashobora kumva ucuranga avuga ati reka ngushakire melodi agashakisha muri za melodi zindi yavumbuye zitabaho ubwo nawe burya babaye umuhanzi kuko ahanze agushyiramo ikintu gishya kitari ariko iyo nta n'umwe urakora nta kintu cyawe wivumburiye cyawe ntabwo uri umuhanzi ushobora kuba kimwe muri bya bindi navuze ushobora kuba umubyinnyi ariko n'umubyinnyi nawe hari umubyinnyi ubyina bya bindi yasanze ibyo yatojwe akaba ari byo abyina iyo ubyina ibyo watojwe ari byo ubyina ntabwo uri umuhanzi uri umubyinnyi ariko niba ugeze ukavuga ati ariko nanjye nimvumbura indi mbyino itabaho indi itabaho ubaye umuhanzi icyo gihe niho ubaye umuhanzi kuko urahanze nyine hari ikintu uhanze dutandukanye kwitwa umuhanzi no kwitwa umuririmbyi ni ukuba ufite icyo wahanze wavumbuye wizaniye cyawe kitari gisanzwe niba ntacyo rero uri umwe muri uraririmba kuko ufite ijwi ryiza urabyina kuko uzi kubyina uranacuranga kuko uzi gucuranga ariko hari umuntu ucuranga ibyo bamweretse ariko udashobora kwivumburira buri gihe akakubwira ati curanga gutya akabicuranga ariko udashobora nawe kwivumbura ati reka ncurange ibi ngibi kugira ntabwo uri umuhanzi ni ukugira ngo tubanze twumvikane abantu babyitiranye niba uririmba indirimbo y'abandi buri gihe wenterepurete indirimbo z'abandi birashoboka nabyo bibaho ko umuntu uririmba agacuranga akarimba indirimbo z'abandi ntabwo uri umuhanzi rero kuko ntacyo wahanze urimba iby'abandi ubwo ngubwo icyo kintu ahubwo gitumye nibaza ngo ubwo mu Rwanda hari abahanzi bangahe barahari kuko barahari kubera ko dufite abahanzi benshi baririmba indirimbo urabizi baririmba indirimbo ubwo nanjye kuvuga ngo niba umuntu aririmba nka R&B cyangwa se Afrobeat izo njyana zindi nari kurondora zose baririmba akaba atari bo bazihanze bwa mbere barakuze ntabwo ari abahanzi abo ngabo ni abaririmbyi yego noze niba uri kuririmba indirimbo y'undi muntu yakoze ntabwo uri umuhanzi uri umuririmbyi ahubwo guhanga ubwo cyumvikane neza ni ugukora ikintu cyawe gishya ubundi ni iryo jambo guhanga manze bamanze iki guhanga ni ukuvuga ngo hari ikintu wihangiye ubwawe umuntu agize gutya atekereza mubona hari abantu bashushanya yitekereza ikintu agatekereza ko batereka ashushanye yenda waka kwitegereza ko bati umuntu ateye gutya reka mushushanye ko yambaye ishati imeze gutya yicaye neza akagutekereza uwo ni umuhanzi kubera ko
arimo arakureba rangiza agahita agushushanya agakuramo ifoto nziza yawe iri nk'ahariya kuko arabihanga aragutekereza nyine agahanga umuntu aritonda akavuga ati reka ndebe nshobora gukora intebe imeze gutya idasanzwe ukayibaza neza ukayitegura akavuga ati wajya kubona azanye intebe iteye ukundi kuntu atari ibyo yize mu ishuri ngo intebe chaise moderne bayikora gutya ifote ibyo ni ibintu yize ntabwo ari ubuhanzi yakireka ubu nabi byivumburira ahubwo umuntu wabonye iyo ntebe yifoteye umwe wayitangiye bwa mbere akayikora imeze gutya niwe muhanzi nuguha dusobanura guhanga niba uvuze ngo ngende umuhanzi ushobora kuvuga ngo wahanze iki navuga ngo ndaririmba uririmba iyihe ndirimba indirimbo wenda y'umuhanzi mugenzi wa cyangwa indirimbo ya Rugamba Cyprien ntabwo uri umuhanzi kwiza uririmba ni bya Rugamba ntabwo ari ibyawe ahubwo ngo uririmbire sinzi niba yenda byumvikanye wowe ngubwo umuziki nyine wabayemo ndaje kukubaza ngo industry ya muzika kuva 93 yirimo kugeza ubu ngubu 2021 urayibona kuyihe level gukora indirimbo icyo gihe byari bimeze bite byari byoroshye ugereranyije n'ubu ngubu ubona ari izihe mpinduka zabaye muri iyo industry ya muzika ubu ngubu hari hamaze kubaho iterambere uretse ko nabwo hari ibikibura ariko kera dutangira indirimbo nk'iya Mibirizi twagiye muri studio ahantu ni hariya mu Nyakabanda ahantu twajyaga tubita ngo ni munsi y'igiti hari akantu k'aka mini studio batwara mu ntoki kagaporogaramu none bagavuza sente kivuze none hari nubwo naho icyo gihe radiyo Rwanda yagiraga ari umwanya kuyisaba mukitwaza gitari na sente nabwo mukicara bakabashyiraho za mikoro bakabafata gusa ariko atari studio no kubarujisira gutya kandi mugasa ko mugenda mwiteguye ku buryo indirimbo ko wayiteguye utaza kubyica cyangwa wagira ubicira iyo mwagira nko hagati umuntu yajya gukora cyangwa se agaconga gitari nabi mwasubiragamo mwese kuko nta koranabuhanga ari ngubu wenda kimwe gishobora gupfa akaba icyo bakosora cyo nyine ibindi bigakomeza nabyo kweditinga byabagamo ntibyakundaga none ikindi hariho igihugu kikiyubaka abantu bose mukajya nk'ibyo nababwiraga ko hagiye habaho inkiko gacaca umwe n'ubwiyunge urumva n'ibyo byari bikenewe cyane igihugu kikiyubaka haba hari uburyo bwo kugira ngo abantu bigomwe uyu munsi bigomwe twese dufatanye wowe unyura aha mu by'Imana yaguhe mu mpano ufite n'uyanyura hano noneho twese twuzuzanye rero mu buhanzi rero byari bigoye twazengurwaga dushishikariza abantu nko kwitabira inkiko gacaca kugira ngo abantu babyumve byari bigoye kugira ngo abantu bumve ko hagomba kuba umwe n'ubwiyunge nabyo burya byari bigoye ariko hagiye habaho kugira ngo bumve ko abari mu mashyamba bumve ko igihugu ari icyabo batahe twongere dufatanye kubaka u Rwanda uwakoze nabi nyine avugisha ukuri asaba imbabazi umuntu nawe wahemukiwe nawe azitange maze twese twongere turenge ku mateka buri wese agira ibyo yigomwa ariko kugira ngo twongere twubake u Rwanda rushya ibyo rero buriya byaragoranye cyane mu mpande zose no mu buhanzi rero hariho kuvunika ariko mu by'ukuri nta kintu usarura nyine wasaruraga kuko u Rwanda ruri ubu ngubu niho umuntu abona ko nasarura ariko simvuga iby'amafaranga ariko kubona abanyarwanda noneho bari kugenda babana igihugu ari cyiza kitakiri mu macakubiri nabwo ni ukuvuga ngo ni umusaruro wundi umuntu aba yarakoze ariko kuri iki gihe bimaze gutera imbere ariko mu masitidiyo arahari sitidiyo zabaye nyinshi uragenda ahantu ugakora ubu habaye n'uburyo bwo no gusakaza ibihangano kuko kera yari radiyo imwe ariko haje amaradiyo menshi haje imbuga nkoranyambaga haje amacano menshi kuri YouTube no kuri za Facebook n'ibindi ariko urabona ko nibura iterambere ryaje ku buryo ibihangano bikomera gusa haracyari ikibazo cy'uko abantu ntibaramenya ibijyanye n'uburenganzira bw'umuhanzi
haracyariho gupirata, haracyariho kwiganana, haracyarimo kuririmba gusa umuntu aratungwa n'iby'abandi, ibindi biracyahari. Ko umuntu agira kujya gufata indirimbo akaririmba, ugafata mu mibirizo ukayisubiramo ugashyira kuri cano yawe, umuntu yayisubiye yenda yanayishe ntiyayikoze neza uko bimeze. Hari ikintu cyo kubahiriza uburenganzira bw'umuhanzi, ntabwo kiraba 100%. Nicyo njya mbona cyane cyane ku bantu. Ndatanga nk'urugero, ubuhanzi burakenerwa mu byiciro byinshi bitandukanye. Niyo abantu bapfushije umuntu buryo uzare no kwirimbi usanga hariho indirimbo. Iyo simpamye ko radio yahera mu gitondo ikagera nimugoroba bivuga gusa itarashyira indirimbo nabyo ngo ibe. Iyo abantu bagize ubukwe ibirori indirimbo zose zirakenewe, ariko ntabwo baraha agaciro cya gihangano. Njye mbona ntabwo biragira ku rwego kumva ko igihangano cyavunnye umuntu nyiracyo, ahubwo usanga umuntu ufite sonorisation agiye gusonoriza mu bukwe. Indirimbo ari bushyireho ni iz'ubukwe, kandi muri izo ndirimbo ashyiraho nta ndirimbo we yahanze, ni iz'abandi we kandi bamwishyuye. Ubwo ni urugero ntanze n'ahandi hose nuko. Na hariya kwirimba ugira ugasanga harimo indirimbo zijyanye nyine no gufasha abantu. Iyo bapfushe nk'umuntu usanga indirimbo ziha. Ni urugero ngo ntanze mu byishimo, none simvuze n'ahandi hantu hose. None ugasanga wa muntu yishyuwe, ariko za ndirimbo ari gushyiraho nyirazo kandi zivunanye. Byakagenze bite? Ubona byagagenze gute? Byagagenze gute? Wa muntu umubikoresha yagombye kuba afite uburenganzira bwa nyiri ibihangano, bakagira uburyo bavugana kugira ngo nawe agire pourcentage abonaho. Ntabwo wenda ruvuga ngo hari uburyo abantu bumvikana bakavuga ati wowe urabikoresha gutya, nanjye nabihanze. Hakabaho uburyo abantu bose basaranganya. None ariko hakaba n'abandi, ese wowe ujya guhamagara umuntu, ndavuga hari nk'ibigo tuvuge, hari ibigo hari abantu baba baratsindiye amasoko. Buri event ibaye, niba habaye umunsi wa bonane, harajyaho indirimbo za bonane. Niba hari indirimbo igihe cy'umunsi w'intwari, harajyaho indirimbo z'intwari. Niba hari umunsi wo kwibohora, harajyaho indirimbo zo kwibohora. Niba hari igihe cyo kwibuka, najya tukivuge, harajyaho indirimbo zo kwibuka. Ariko wa muntu wahawe rya soko, yatsindiye isoko, bamuhaye amafaranga, bagomba kumubaza ati ese kutsindiye isoko, ko nuza mu birori byacu, ese indirimbo uzakoresha tuzakenera, ufite uburenganzira bwa nyirazo. Wenda aho ngaho gato tugihari, ndaza kubaza ngo urimo uravuga ku muntu runaka cyangwa uravuga ku bitangazamakuru muri rusange? Ibitangazamakuru byo ntabwo ndabivuga kuko mu by'ukuri byo ndanabishimira, kubera ko ibitangazamakuru nk'amaradiyo, iyo radiyo itaza kubaho sinari kumenyekana, sinari kubona naho nshisha ibihangano. Kandi akenshi amaradiyo aba ari n'ay'abaturage. Ibi nyine ibihangano biracaho, bwa butumwa bwawe bugasohoka. Ngewe mbona, ngewe ku bwanjye mbona radiyo zifite akamaro, kuko nazo hari akamaro zitumarira. Ariko wa muntu umwe watsindiye isoko ujya gucuranga we amarira akahe kamaro? Uwo muntu arashaka kuvuga ati nanjye ni ukugufasha mu buryo bwa poromosiyo. Niba ndimo gucuranga mu bukwe, poromosiyo uri gucuruza ibintu byanjye bari kukwishyura. Niba ndimo gucuranga mu bukwe, umuntu waje mu bukwe akumva indirimbo yawe ashobora kuhita ayishaka. Ntabwo ibyo ni ubucuruzi. Ni ubucuruzi urimo, ntabwo ugomba kujya mu nyungu zawe hejuru yanjye. Urumva, ibyo nemera ni indirimbo yaciye kuri radiyo, ku gitangazamakuru izwi, iri guhita abantu bose bakabyumva. Ariko niba wowe waje hariya kubera ko waratsindiye isoko, wishyurwa hejuru yo gushyiraho ibihangano byamvunnye, ejo ugasanga niba nasuye alubumu, ubutaha ugasanga nta yindi ngira mujya mubibona. Umuhanzi agira ngo akora alubumu ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, kubera iki? Nta nyungu abona. aho byakamugira akamaro, bigira akamaro abandi.
ntabwo rero ikintu cyose reka renda mu magambo make ikintu cyose umuntu abyazamo inyungu uri mu bucuruzi ntabwo ari byo n'umuntu wagihanze agomba kuba yamuhereye uburenganzira nawe kagira icyo abonaho ntabwo umuntu yahanze kugira ngo bigende bikize bamwe hanyuma abandi nyir'igihangano naboneho ibyo bintu byo birahari rwose ndasaba ko ari n'abayobozi n'abantu batanga n'ibiraka bajya badufasha bavuga ati ese ibi ko tuguhaye isoko ibi ibihangano tuzakenera uzakoresha ni ibyawe niba atari ibyawe ufite nyirabyo nta wundi itegeko rirahari byo hari igihe kibaho abantu ahubwo wenda tukiri aho ngaho gato tunahava kugira tujye no ku zindi ngingo abahanzi bose ahubwo ibyo barabikurikirana ndahamya ko batabikurikirana kubera ko dufite ikibazo gikomeye kuko hari abahanzi bamwe ushaka ngo amenyekane akagenda akabitangira ubuntu akabikora akabitangira ubuntu ngo amenyekane ariko ubwo wenda nabo ni uburenganzira bwabo ariko ntekereza ko barimo abari ugutesha agaciro ubundi twese numva abahanzi twese twagombaga gufatanya twese tugahuriza hamwe mu rwego rwo guha agaciro ibihangano byacu niba ushaka kumenyekana ushobora no kunyura cyane cyane ko hagiyeho n'amasosiyasiyo turi mu masosiyasiyo menshi niba utangiye ukajya muri asosiyasiyo bati ngende umuhanzi waje mfite ibihangano none mwese mugafatanya ikindi ukamenyekana ku maradiyo umuntu yenda yagenda akabitanga ntawamubuza ariko no gutesha agaciro wa mwuga wacu kandi hari uburyo twese twagomba gufatanya kugira ngo n'abari abacuruza ntabwo ari ukuvuga ngo turebe imyima kuko ntabwo twe ducuruza ngende umuhanzi sincuruza nge nshaka ko nahanga nawe ugacuruza ariko wicuruza ngo uzamuke wenyine hanyuma nge nsigarire aho ngaho nicyo nashaka kuvuga utangira umuziki n'ubu ngubu generasiyo ziriho urazibona umuhanzi uri mu babyiruka umwe ubona uvuga uti ngo ndimo ndabona ibyo byose abikora neza no mu gihe cya bundi abahanzi benshi mbona abahanzi benshi mbona abahanzi bato benshi bose bakorana nk'aba Bravani njyana namubona mu bana bato mu turimbo twinshi arimo abana baranamukunda kubera hari abahanzi rero ni benshi kubavuga ariko yenda n'uwo ntanzeho urugero kubera ko bafite ndabashima gusa yenda bakosora ku kintu cyo ntekereza ko hajya habaho kwitondera ubutumwa batanga abahanzi bato icyo yenda nabona bakosoraho bashaka ibintu bitabagora ku buryo agira buryo ukabona akabajya muri studio akanya gato indirimbo akabarerangije yebwe ikaba nziza ariko ntimare igihe ntabwo rero twakora ibintu ngo bizamara igihe gito tujye dukora ibintu bizaramba ngira ngo nk'ubu cyashyiraho indirimbo ya ba Rugamba washyira indirimbo ya Sebanani ugasanga indirimbo iramara imyaka cyane cyane nziza nabona bajya bitonda ushobora gukora indirimbo ugakora vuba ejo ugakora ese uwo mutwe uzagira wenda hakiri kare inganzi ishuri ukiri na mutoya yagomba kuzakomeza inganzi igakomeza kandi hari igihe ushobora gukora indirimbo imwe ikamara imyaka ingahe washobora gukora ebyiri ukongera ukamara imyaka utarasohora zikaza zigifite akamaro kurusha uko waba hari abo tujya duhura gamira ngo uzi ko mfite ngo indirimbo ngo 45 ese muri izo 45 nta nimwe uranasohora aho kugira ngo ukore izo ndirimbo 45 zidasohoka burya ubona ni hari ukuntu muri wowe hari ikintu bugiye kitagenda muri wowe kuko uzi gukora ibihangano bidasohoka ni nko kugira ikibyimba kimwe kitameneka burya muri wowe hari biba bikurimo wifuza ko byasohoka kugera ku bantu niba bidasohotse rero ni ikibazo kuri ahubwo gukora indirimbo nyinshi wakora imwe cyangwa ebyiri ukazikora neza ukazitondera ariko zigasohoka kandi zikagira akamaro ikindi nagira abahanzi bati inama hari igihe usanga ashobora kuba ari uko baniharira nta muntu uburyo ushobora ibintu byose
ushobora kuba uzi kuririmba ufite ijwi ryiza ariko utazi gukompoza. Abantu bakompoza barahari. Egera abantu mubwira ati wamfashije, kuko hari igihe umuntu ushobora gukora na texte nawe ubwawe harimo n'amagambo washyizemo utanasobanura. Hari benshi baza ati ko waririmbye ibisobanuro kumva nabyo ntazi kubisobanura. Birabujijwe, nta muhanzi wahanga ikintu ngo bazakubaze nawe kugisobanura. Ni icyo kintu bajya bagitondera, babanze reba ibyo ushoboye. Ese ushoboye kuririmba? Ushoboye gukompoza no kuririmba? Yego. Ushoboye no kwicurangira? Ushoboye gukompoza no kuririmba ariko ntuzi kwicurangira, uzajya gushaka umucuranzi agufasha. Ushoboye gukompoza gusa ariko ntuzi kuririmba, kompoza urebe umuntu mufate ufite ijwi ryiza mwifatanye. Noneho ntibyakubuza kuba ari icyawe wakizanye. Njye nshobora gufata igihe, nshobora nanjye ubwanjye nubwo njye wikomporeza, ariko nk'indirimbo cyane zo kwibuka sigaye niyambaza n'abandi, kubera ko maze gukora indirimbo nyinshi cyane ku buryo hari igihe ukompoza ugasanga hari amagambo yagarukamo. Urumva, ugasanga icyo gihe hari amagambo ashobora kugarukamo, nkiyambaza n'abandi kugira ngo ibintu ejo bundi ugasanga indirimbo isa n'ayindi cyangwa amagambo agarutsemo. Urumva ni ikintu umuntu yitondera. Igihangano ukora naba ari igihangano kizamara imyaka n'imyaka. Korera ku buryo umuntu kizacyumva kizamumarira iki, azabyumvamo iki. Ese nkawe kikuvamo watekerezaga iki, wifuzaga ko kizamarira ni akahe kamaro kizamarira abacyumva. Ikindi ni ababishobora bakwigana muzika, gucuranga. Burya iyo uzi guhanga, uzi no kuririmba, uzi gucuranga, noneho uba ubaye nkaho noneho umwuga wawe koko wuzuye. Abato bige gucuranga, bige muzika, mwitonde, nta kibirukansa, ntugajye wiruka. Itonde indirimbo yawe, yitondere, nta kikwirukansa, ariko aho izasohokera izaze inoze. Ndetse biranashoboka ko ushobora no kwirangiza mbere yo kwisohora, ukabanza ukicara ukayumva, ukabwirana n'abandi ati ngwino namwe mu nyumvire. Hari igihe iyo ugize amahirwe umuntu agakritika akantu bati nawe ukagatekereza, nyuma ukazasohora igihangano kimeze neza. Ariko nabundi abana bararirimba, bari kuririmba ari benshi, ariko bameze nk'abari gusiganwa, barushanwa. umwe yakoze indi bose ntabwo ari guhangana, ntabwo ari gusiganwa. Itonde ukora igihangano witonze, kuko n'ubundi ntabwo twebwe tuzagirana amashyari. Yenda kandi nshaka kugiraho inama, ntabwo ngewe nagirana ishyari n'undi muhanzi mugenzi wanjye, kuko ntabwo duhanga kimwe. Ntabwo ari nk'abantu bacuruza isukari, n'undi acuruza isukari, icyo gihe bose. Twebwe rero ntabwo duhanga kimwe. Uhanga ibyawe, nuhanga neza abantu bazagukunda, ubunguke. Ntabwo rero twagumye kugirana amashyari. Kora ibyawe, n'undi akora ibye, hanyuma mwese mushyire kuri n'ikintu nshaka. Urakoze cyane, n'inama nyinshi ubuhaye urubyiruko nk'inararibonye yabaye muri uyu muziki nyarwanda. Baturimbira ko umunsi wandutiye iyindi. Kuzitwa umunsi wandutiye iyindi. Jye nabonye umunsi wandutiye iyindi, niho nabonye uwo nkunda koko. Nabanje kwishima ntazi impamvu, ntazi ko turi bubonane. Mbona araje ukabaho, namuramukije n'ubwuzu bwinshi, kubera urukumbuzi rwinshi. Ndamwitegereza shira agahinda, yicara hasi turaganira, numva twakwigumanira. Indirimbo nziza cyane, nayo wabivuze ko ari ukwitondera igihangano, ugakora igihangano kizatinda, kizamara igihe. Kera abantu baririmbaga indirimbo zisa n'iziberekeyeho, cyangwa se akenshi zivuga ku nkuru ziri true story. Bihuriye n'iyo nkuru se iri mu ndirimbo umunsi wandutiye iyindi? Indirimbo ni ntabwo umwimerere 100% ari iyanjye.
ni indirimbo ari ya umubyeyi wambyaye yari ya mama ariko hari uburyo nawe yari bayirimbaga gusa ngiye nabaye nkaho nivugururaho urumva burashoboka yenda afite aho yabikuye ariko ivuga rwa rukundo mu by'ukuri nyarwo muri iki gihe urukundo rw'iki gihe ubona rusa rutakiri umwimerere wa kera aho umuntu yahagurukaga hari uburyo umuntu yakundanaga n'undi nta telefone ihari umwe atuye nk'iriya hakurya bakagira uburyo bahura bakagira uburyo baganira nta buryarya umuntu akazamuka imisozi akagera nk'iriya akajya gusura umuntu yenda yarushye yagize gute yamara nta buryo wandikaga ibaruwa ngo igende mwamara gusezerana ukamuha akabaruwa nawe kakaguha kandi ugasanga barafite uburyo yavugaga nk'urugendo rw'uburyo umuntu akunda ubonye umuntu akunda iyo umutegereje hari uburyo ubutekereza wumva witeguye afite izina heruka sinjye wari utamubonye yaramuka kuza hari uburyo umuhobera kicara mukaganira nyuma iyo mwamaze kuganira akagura ko agiye uramuherekeza wamara kumuherekeza kujya kumusezeraho bikanga wagaruka ukagaruka ariko nawe hari uburyo yavuga uburyo yamusize agaruka ababaye ariko nawe ngo asubije amaso inyuma abona aho yari arabona ntabwo ari kugenda ariko ngo hari n'umuntu yaje guhura avuga ati ko hari inkuru yaje kumenya ko wa muntu nawe atahise atakubije mu rugo aho yageze nawe ngo yicara ahantu araba mesemera nk'umuntu ubabaye mbese kubera yategeze uburyo wa muntu batandukanye yenda nk'iki gihe wanamutelefona wanamwandikira kuri izindi mbuga kujya kumusura ku gihe byari binagoye urumva ni ibintu by'urukundo kabisa wabonaga bihuye bavuga ngo umunsi witwa ngo umunsi wamurutiye indi umunsi yabonye uwakunda mu minsi yose yabayeho wa wundi umunsi yari kumwe n'umukunzi yabonye ari umunsi wa mbere urebye ni nk'ibyo ngiye yego Munyashoza bavuze ngo ubumuntu ubusobanura gute ubundi hari umuntu hari n'ubumuntu yego umuntu ni uhagaze ugenda ugizwe n'ibice nyine bigize ariko ubwo bijyane n'ubupfura oya ubidusobanura ibyo byombi buraza kuba kubidusobanura ibyo byombi mu muntu turi umuntu n'uyu uhagaze njyewe ubona njyewe ngenda umuntu kubera ko mfite amaso mfite umutwe n'amaguru urabona ko mpagaze ndi umuntu ariko noneho ubumuntu ni ibimurimo ni indangagaciro ziwe zimurimo kuba agira urukundo kubagwa neza kuba hari ubwenge hari umutimanama afite none ubundi ubumuntu ni ikidutandukanya n'ibindi biremwa bibaho ubumuntu urabona nk'ubu muri jenoside hari abantu babuze ubumuntu hari ubumuntu n'ubunyamaswa ubu none urumva ko biratandukanye hari abantu aho kugira umuntu bagize mu nyamaswa baba nk'inyamaswa bagira ubunyamaswa ubumuntu ni ukumenya ngo umuntu Imana yaremye umuntu irangije imuha imugira mu ishusho ryayo imuha no gutegeka isi n'ibirimo byose ni ukuvuga ngo icyo kintu byongeye kukureba mu ishusho yayo hari ikintu wahise uba muri ni ukuvuga ngo urayoboye ufite uburyo hari ibyo uhagarariye ufite uburyo ugomba kubaho nk'umuntu nyine ugatandukana na bya bindi byose ubumuntu rero navuga ko ni ubupfura ni ubunyangamugayo ni ugukunda ukuri ni ugukunda abantu ni ukwitangira abandi ndetse n'igihugu ubwo nibwo bwabo umuntu buri imbere bukuranga ni umutima muri wowe n'ubwenge bikwerekeza bikuranga ko ufite ubumuntu sinzi niba narabisoneye hari umuntu mu ishusho hari none ariko akaba agizwe n'ubumuntu bumuranga agomba kuba kumera ate nk'umuntu w'umuyobozi nk'umuntu urangwa n'ikinyabupfura urangwa n'ibyiza urangwa n'umutima mwiza ubwo rero ni abantu babuze ubumuntu iyo yigize nabi
uwabuze ubumuntu. Yego. Ubumuntu nyine ni nabako ni umutima, mbese ni umutima niko navuga. Yego. Naho ubundi buryo ubumuntu bukubiyemo ibyo byose, ubupfura, ubugwaneza, ubunyangamugayo, ukuri, byose bikumiye burya ni ibintu biba mu bumuntu. Ubumuntu bivuze ngo umuntu afite ubumuntu, gira ubumuntu, ni ukuvuga ko ufite bya bindi bikuranga. Noneho ubumuntu nabwo bukaba mu muntu nyine, muri wa muntu navugaga. Hanyuma iyo bavuze ngo umuntu yareze neza, umuntu yarezwe neza, aba yararezwe gute? Navuga ko yarezwe neza, navuga ko yakuze arangwa n'indangagaciro. Yego. Indangagaciro burya ni indangagaciro ziranga, kandi navuga y'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo yatojwe indangagaciro, za zindi nyine kirazira. Baragira ngo iki? Kwanga guhemuka, gukunda ukuri, kugira urukundo rw'abantu bose kandi utarobanuye, kubana n'abantu, kumenya gukunda abantu, ngira ngo nabivuze, gukunda igihugu. Ni ukuvuga ngo kurerwa neza, uburere mboneragihugu. Uburere mboneragihugu aba yaratojwe ni bya bindi, ni ibyo byose navugaga. Ni kwanga umugayo, gukunda ukuri, kugira umwete, kugira ishyaka, kwitangira abandi, guharanira nawe gukorwa ugatera imbere. Ibyo byose navuga ko ni uburere mboneragihugu biranga nyine umuntu. Ari nabyo akenshi umuntu ugira ibyo bintu anatera imbere, agakundwa n'abantu. Kubera iki? Kuko abafitiye akamaro, hari icyo bamukuraho. Ni ukuvuga ubwo burere umuntu ashobora kubutozwa n'ababyeyi cyangwa se n'abandi bantu bari mu kibu cy'ababyeyi. Ariko hari n'uburere umuntu avukana. Hari umwana ushobora kubaho atarana, ababyeyi ubona nta n'uburere nabo ubwabo bafite, ariko ukabona umwana we arikuriye, arabufite, abaye intangarugero, akazamuka. Ni ukuvuga ngo hari umuntu yarivukira. Hakaba n'undi mwana nawe ababyeyi batoza uburere ntako batagize, ariko akanga akananira, ugasanga yabaye umuntu udafite uburere, nkomeze nk'aho umwana utararezwe, kandi yararezwe, ahubwo uko ateye byarananira. Ni burya ahanini akenshi umuntu arivukira nyuma kongeraho uburere, ariko akenshi nyine uburere burafasha. Akenshi umwana akura uko yarezwe. Noneho hakiyongeraho no kuba nawe hari uburere nawe bimurimo. Ibyo byose bigenda bisimburana. Hari urerwa neza akananirana, hari ubura abamuha uburere ariko akabwiha agakura neza. Hari yarabayeho, hari nk'umwana nawe ukiri muto adafite uburere, ariko akajya ahantu muri sosiyete nabwo bakamuhindura. Ni byose biravanze. Ariko byumvikanye, ngira ngo abantu babyumvishe. Ahubwo noneho ndaza kubaza ngo kubaho neza, iyo bavuze ngo umuntu ariho neza, ababayeho mu buhe buzima? Cyambere no kuba ufite amahoro, nta muntu n'umwe mufitanye ikibazo. Icyo ni cyo cyambere, kuba ufite amahoro, nta kintu kikuvuga nabi, nta muntu wahemukiye, nta uri muzima utarwaye. Ntekereza ko icyo ni cyo cyambere. Buri muzima ntabwo urwaye, kuko umuntu ufite uburwayi burya nawe yatekereje ku burwayi bwe, ntabwo aba agira amahoro. Umuntu ufite ubushobozi buke, umuntu uvuga ati ndi burare, abana banjye minerivare nayibuze, burya nawe burya nta mahoro hora bafite. Umuntu uvuga ngo baraza kunyishyuza mu gitondo, rimwe ideni ryaba, ibyo nabyo burya nabyo nta mahoro uba ufite. Ariko bene ayo mahoro abara kutagira ayo mahoro
ariko mu by'ukuri nta n'ikibazo cyane ufite. Yego. Ikibazo rero cyane hari ubundi buryo bwo kutagira amahoro, ariko ari wowe kuba uhemuka, kuba hari abantu batakuvuga neza, kutagira amahoro ubwo ari wowe biturutseho. Ari wowe biturutseho. Kuba ari nawe ubwawe. Ibyo rero nabyo bibaho, ni nabyo bibi cyane. Yego. Ariko ubundi iyo uri aho nta bibazo ufitanye, mbese nta na kimwe umutima wawe gushinja, uba ubayeho neza. Ikindi ukabaho ku buryo wagomba kubaho nkawe wumva uri muzima, wumva nta bukene ufite. Burya ubukene nabwo ni ikibazo. Ayo rero niyo ntegeze ko ayo niyo mahoro. Ubundi ku buryo kuko iyo ufite amahoro ni nabwo ukora neza, nabwo utera imbere. Amahoro burya mu bintu byose bibaho, cyane no kugira amahoro. Ikindi ni no kuba uri umuntu wubaha Imana, umuntu wubaha Imana, umuntu usenga, burya nabyo biri mu bintu bitanga amahoro. Yego. Hanyuma iyo bavuze ngo umuntu ashaje neza, aba ashaje gute? Gusaza hari uba warabayeho ukagira ibikorwa byakuranze kuba mu buto bwawe ukarinda. Iyo ushaje neza no kuvuga ngo hari umurage ubusize, uri gusiga umurage. Hari ibigukomokaho bihari, hari abagukomokaho bahari, hari ubwo ibigukomokaho ndavuga mu ari ibikorwa, ari n'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo nubwo akuze, nubwo ashaje, hari ibintu abato bamwigiraho, hari ibintu yakoze bimuranga, hari abo yareze baragaragaza indoro yabasigiye, hari ibikorwa yakoze birahari ku buryo bizatunga n'igihugu, bigatunga n'abandi. Ibitekerezo yagize yasize, ariko aracyariho. Ibitekerezo afite abantu benshi baramugana urabona nk'abantu b'abasaza kenshi tubita ko ari inzu z'ibitabo, kubera ko abazi amateka, abafite byinshi yabayeho. Niyo mpamvu abato bamwegera akaba yabahanura. Burya rero iyo ukuze nta muto ukwegera, iyo ukuze nta kintu nabwo wasize wakoze, iyo ukuze ahubwo usanga hari byinshi nabwo utaramenya. Nabwo burya sinavuga ko gusaza neza no gusaza uri nkanzu y'ibitabo, benshi bafite icyo bagukuraho, ufite ibikorwa wakoze bigaragara, ufite ibyiza mbese wasigira abandi. Kandi abato bose, aburuta bose, hari n'abakuru, ariko aburuta bose bakwigira, hari byinshi bakwigiyeho. Niyo uwo muntu burya niyo navuga ngo ashaje neza, ndetse na bya bindi yakoze nawe bikamusaje. Nk'ubu niba narabayeho nkaba narahanze, nzagira igihe nzavuga nti noneho ndakuze cyane guhanga singihana, abantu none ibyo nakoze imihangano hari akamaro byagiriye abantu, bibagiraho bibakure bibaganisha. Hari umusaruro wenda wavuyemo noneho ku buryo nanjye niteganyirije, ku buryo mu zabukuru zanjye ntabwo nzajya gusaba. Igihe none abo nareze, baba ari abanjye, abatari abanjye, abatoya bose, hari uburere bagize bubagirira akamaro. Noneho nanjye ugasanga rimwe na rimwe, noneho nanjye muri ba bato abo nagira akamaro, ugasanga nanjye inyungu iri kungarukira. Abantu baraza kundebaho, baraza kuntaramira, baraza ibintu nk'ibyo. ni ukuvuga ngo umuntu aba ashaje neza. Umuntu asaza neza kubera ibikorwa yakoze nibyo bimushajisha neza, byaba ari mu bikorwa by'amaboko, ubushobozi, byaba ari no mu bitekerezo, umusaruro we yatanze, nibyo bimushajisha neza. Ni iki gituma udacika imbaraga, kiguha imbaraga zo gukomeza guhatana? Impamvu ndacika imbaraga, ngira ngo ngewe ntekereza ko ni nabyo ngeneye nayo gahunda yanjye. Igihe nzaba ntakiri ku isi, numva ariho naba mvuga ko nashoje. Mu gihe ikintu umuntu aba ari ku isi, niyo bavuga ngo burya no gusaza, umuntu burya asaza mu bitekerezo. Ntegereza ko igihe nzaba ntakiri ku isi, niho nzaba nshoje ibikorwa. Ntabwo rero ngomba gucika intege
ngomba gukora kugeza igihe wenda ahari abantu sinjya nifuza ngo nzasaze kugira ngo bazajya banterura ningera igihe numva ntagishoboye rwose njyamo nashobora guhaguruka rwose ngize amahirwe nataha nicyo byifuzo aho nzaba ngeze mvuga ngo naha numva ariho ntabwo wacika intege kandi ndashishikariza n'abandi tugacika intege buri wese afite ibyo burya buri wese agira impano Imana yamuhaye ahubwo nyamuna hari benshi batazimenya ukajya mu bindi ukareka iby'Imana impano ukajya mu bindi ariko buri wese amenye buri wese afite impano afite Imana yamuhaye buri wese ayimenya ubundi agakora ugaharanira kwitera imbere kuko twese impano twahawe no kugira ngo twuzuzanye uri umunyamakuru ngende umuhanzi buriya ni umuhinzi buriya ni umuganga buri wese afite twese twaremewe kugira ngo twuzuzanye niyo mpamvu rero buri muntu wese ujya uvuga ngo nzarekera hari uko ntakiri ku isi igihe cyose n'umusaza uryamye atakibasha kugenda burya abatanga impanuro ababazwa bamubaza avuga amateka abwira abantu amateka uko byari burya nabo bafite akamaro ariko iyo uvuye ku isi niho uba ushoje niho wavuga ngo ucitse intege hari ikintu ujya wicuza mu buzima hari ikintu ujya wicuza mu buzima uvuga uti iki kintu ndacyicuza azicuza navuga ko hari ibintu umuntu yicuza ariko agasanga yenda atari nawe nk'umunyenda hari igihe avuga ntiyenda iyo nza kubona uburyo nza yenda nkiga nkagira lisansi nk'abandi yenda hari igihe mba nubwo mpanga ariko yenda byari kwiyongera bikabaho mu buzima njya mbona yenda icyo kintu ntarakibonye njya numva nyitekerezaho kuko burya iyo hari aho ugira ugakora ibintu ariko ukaza kugarukira ahandi ufatiye iyo nza kuba narizenda byari kuba biri ahandi hantu njya mbyicuza ariko nagira ngo ngasanga ku rundi ruhande ngasanga ntabwo ari njye ni ibintu ni amateka agiye aho umuntu akagenda agira gutya bikaba ariko njya nanjye numva icyo kintu mvuga ngo ntagize ibintu nkaba mbikorana n'ubundi buhanga bundi ariko nshimira Imana kuko iyo umuntu ari muzima cyane nshimira Imana ko ndi muzima ntabwo ndwaye za ndwara zose bavuga nta ndwara mfite urumva rero ntekereza ko indwara nyine ni izi zisanzwe arwara gripe ukarwara ibyo bibaho ariko burya ntekereza ko ibyo biranshimisha ntawe ugeze kandi burya icyangombwa ni uko waba uri umusazi cyangwa uri injiji icyo bita injiji iyo ujijutse uvuze ikibi n'ikiza njyewe nzi ikibi n'ikiza ikindi mfite imbaraga ntekereza ko umuntu yashimira Imana ariko iyo nza ko buri gihe njya ntekereza iyo iki kantu buri gihe iyo nicaye kajya kambabaza kuba hari aho byanze bikunze aho ngenda nkagarukira nari kuharenga ariko ugahita ugarukira aho ngaho nabyo burya umuntu agenda abyicuza avuga kuki bitabaye ni iby'agaciro kuganira n'inararibonye nkawe tuba tukungukiyeho byinshi hari iyi social media ibyo byose urazikoresha hari ibintu ujya ubona byo gupostinga abantu hari ukuntu umuntu apostinga umuntu yapfuye ukabona yanditseho amagambo meza amushimira ukuntu nyine yari inshuti nziza ariko ukabona ntiyabimubwiye akiriho cyangwa nigeze amupostinga akiriho ubona bikwiye ko umuntu apostinga umuntu yapfuye cyangwa amupostinga anakiriho iyo ni ingeso iri mu bantu benshi ariko dukwiye kwikosora umuntu abaho ugasanga abantu ntibamusura cyangwa umubyeyi cyangwa undi muntu akajya kwa muganga ntibamusura nyine turayigira wakumva ngo yapfuye bose bagahuruduka n'abahehe bakaza umuntu akava nibura kandi ntiyigeze umubyeyi bamaze imyaka ingana ntiyigeze atega indege ngo aze agahita bose bakaza serikezi kaboneka ibintu byose ugasaba kuba ariko ibi bintu henda kuki batabigize akiri burya rero byaba byiza icyo kintu kibaho ariko twazagikosora uyu muntu tujye tumushimisha akiriho ku burya niyo apfuye apfa agifite bya byiringiro burya iyo umuntu iyo umubyeyi
hari ibintu mumukorera ukavuga ngo nubwo apfuye ariko agiye yishimye nawe ubwawe ukumva urishimye ariko hari igihe ushobora kutamusura nkagutuma ntumusura akazaremba akayigera akanakuvuga atari ko kanakabara noneho yamara gupfa hari ukuntu nawe ugenda ukigaye ukumva wigaye ukavuga ati nubwo agiye ariko agiye angaye icyo kintu rero twajya tukirinda ni kibi. Umuntu akiri nimushimire umuntu akiri burya ni byiza gushima burya niyo umuntu umushimiye agira courage yo kongera kugira umwete kuko hari abantu badashima hari abantu bindashima babaho ariko ntabwo byakubuza gukora neza ngo ukore umuntu udashima ariko ni byiza icyo kintu cyo gushima cyangwa kuzamura umuntu cyangwa gufasha umuntu ariko yapfuye cyangwa kugaragara imbere nta kintu ubundi ntabwo ari byo tubikosore rwose ntabwo nanjye icyo kintu nagishyigikira kandi nsaba Imana nanjye ntikizambeho yego indangagaciro zawe ni izihe? Indangagaciro zanjye icya mbere ni ukubanza nkamenya ndiwe ni ukwigirira icyizere. Icya mbere na mbere njye mbanza kwigirira icyizere kuko ntabwo wajya gufasha abandi cyangwa iyo utabanje wowe igirira icyizere ari byo ugiye gukora ari byo watekereje cyose ubanze wigirire icyizere. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni ukugira urukundo ugakunda urukundo kandi urukundo rw'abantu ikindi ni ukugira umurava mu byo ukora ikindi guharanira kuba kwanga umugayo kujya kuba inyangamugayo burya ni ikintu gikomeye cyane burya muri twese burya iyo ubaho kuko kera twigeze kubivuga nta bibazo ufitanye n'abantu birashoboka ko abantu bashaka kukwanga burya nta muntu ukundwa na bose ushobora no gukora ibyiza ahubwo bakabikwangira ariko icyangombwa ni uko wowe utunganya ibyawe ibindi buri muntu wese bizamureba wowe ukora ibyawe ugomba gukora ubikore neza naho ubundi kuvuga ngo wenda abantu ukora utagamije inyungu cyangwa ushimwe ukore nk'umuntu uri gukora ibyo ugomba gukora numva ibyo bintu nanjye bibimbamo. Indangagaciro zanjye ni ugukunda igihugu ngakunda igihugu cyanjye n'abagituye bose kandi nta muntu nanga nifuza ko mu gihugu cyanjye twese cyazambaza igihugu kizambaza njye numva kizambaza icyo nakimariye ikindi nkubaha Imana nayo izambaza ibyo nakoze hanyuma ikindi twubahana ariko cyane dufasha abato ku buryo umuto wese ahari aragukeneye we mukuru ubundi kugira ngo nabo batere imbere naho ubundi nibyo nibandaho. Ibanga ryo kugera ku ntsinzi ni irihe? Icya mbere ni uko wiyemeza ikintu iyo wiyemeje ikintu kandi ukishyiramo ko gishoboka kirakorwa. Ikintu cyose wiyemeje ukishyiramo ko gishoboka byanze bikunze kirashoboka. Hari abantu benshi bagiye bagaruka mu atangira kuri zero agira gutararira ukagira gutakora yenda rimwe mukabana museka turi bajya ukabona amaherezo ageze ku cyo yagezeho. Ntegereza ibanga kugira ikintu ni ukwiyemeza ikintu ukagiha umurongo wamara kugiha umurongo ukagikomeza kandi ukagikomeza washikamye wiyemeza ko uzagira ntucike intege ukigeraho. Turagushimiye cyane tugane ku musozo kugira ngo tukureke ugire na gahunda zindi ujyamo ariko ntago twakureka nk'inararibonye namwe mu bahanzi bakora indirimbo zo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 kugira ngo ugire ubutumwa ugenera abanyarwanda muri ibi bihe turimo icyumweru cyo kwibuka cyararangiye ariko turacyari mu minsi 100 yo kwibuka twiyubaka. Ni ubuhe butumwa ugenera abanyarwanda hanyuma tugane ku musozo? Cya mbere ndagira ngo nkomeze kandi ntanganishe abahemukiwe
ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko nanabashimira n'ubutwari buri kubaranga bwo kudaheranwa n'ibyababayeho, bakaba ari intambwe imaze guterwa mu kubaka igihugu no mu kubaka urukundo rukuraho rwa rwango bagiriwe. Ndagira ngo noneho nshishikarije n'abanyarwanda twese ko dufatanya cyane cyane kuri jenoside. Nta muntu n'umwe itagizeho ingaruka. Buri wese agize uruhare rwe n'undi rwe, tugahuriza hamwe tukarwanya icyo ari cyo cyose cyakongera kudusubiza muri aya macakubiri. Ntekereza ko byagenda neza. Ndashishikariza abantu bose ko dufatanya mu kwibuka twiyubaka. Iteka tujye tuzirikana ku mateka yacu, afite inkomoko, afite uko yakozwe ku manywa y'ihangu, hari ingaruka zadukururiye. Ibyo byose nitumara ko igihe cyose tubyibuka, tubitekereze, tubiganiraho, hari icyo bizajya bidutera muri twe, tukavomamo za mbaraga zo kugira ngo twese dufatanye kwibuka twiyubaka. Mwakoze. Ndagushimiye cyane ko wabanye natwe ubona tuganirije, byari by'agaciro ko kugira. Sinzi niba wakwibutsa abantu YouTube channel yawe hanyuma tugasoza. Ngewe indirimbo ibihangano byanjye ndagira ngo ngire n'icyo mbwira abantu. Hari abantu benshi bagiye babyiba bakabishyira ku macano yabo hose bakashyiraho. Yanjye ni Mibirizi Dieudonné official. Mibirizi Dieudonné official. Ya YouTube channel yawe iri official. Murasanga ibihangano. Izindi hari benshi bagiye bakita ukoza nka Kuri Munyashoza, ukazibona, wakanda Dieudonné ukazibona. Ndagira ngo uretse aho ngaho ahandi nabyita ko ari nk'ubujura. Turagushimiye cyane. Reka nshimire abantu bari badukurikiranye kuri Next TV Rwanda, bakomeze banogerwe n'ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Nitwa Patrick Kwizagira, mugira amahoro y'Imana.